murakoze cyane. Amazina ni Ismael Arishimwe Kadafi nk'ibisanzwe nk'uko mwabivuze. Nkaba ndi umusore. Okay, Ishimwe Ari Kadafi. Novuga ngo mukanya muvuga ngo ufite amazina menshi. Urumva ko kino kiganiro kirimo abantu bagiye batandukanye. Harimo Ishimwe Eric Expert, hakabamo Ishimwe Josue Maripas, nakandi kana ko bajya bavuga ngo harimo akandi kayigiwerere brand yanjye bataza kuyimenya. None hajemo na Ishimwe Ismail Kadafi. Ariko afite amazina menshi. Harimo na Ari. Ayo mazina ari ku byangombwa byawe? Ariyo Ishimwe Ismail. Ari Kadafi se byo riva he? Ari Kadafi ryanze kuza ariko narihawe. Ntabwo ryasohotse nanze kwiga mitinda kubera ko nta hantu n'ubundi byari bibaruye. Okay. Kadafi rero mwamumenye nawe abasha kuba yasubiza ibibazo bigiye bitandukanye muri Golden Quiz. Ese mu by'ukuri ukimara gusubiza ibibazo ukabona ubonye umwanya wo kuza kwiga muri Home Golden White bwa mbere na mbere wabyakiriye gute? Ni ibintu byanshimishije kubera ko buriya gutsinda ikizamini cy'abantu muhanganya ari benshi uba wumva ko ari wowe nyine uri superior, ni wumva ko uri hejuru cyane. Urumva rero bigushimisha ku rwego birenze naho kuba bitekerezaga, kumva ngo watsinze noneho kujya kwiga umwuga uzagufasha kubaho ubuzima bwawe. Urumva ko ari ibintu bishimishije muri rusange. Umaze kubyumva warishimye. Ese umaze kugera muri Home Golden White ubundi wizemo iki? Okay, muri Home Golden White natsindiye kwiga ubwoko bw'amasabune. Natsindiye kwiga ubwoko bw'amasabune aho harimo isabune iyi ngiyi izwi ipima ikiro. Umuti w'isabune niko dukunze kuwita mu buzima busanzwe. Tsindamo kwiga isabune y'amazi cyangwa se multipurpose liquid soap. Ira sabune isukika ikunze iboneka bundi cyane mu ibara ry'icyatsi abantu bayizi. Nigamo gukora shampoo zirabafurisha mu mutwe cyane cyane mu masaro. Hari n'abantu njya mbona batugura mu rugo bakadufurisha mu mutwe yabo. Izo ni arizo shampoo. Ndetse nigamo no gukora isabune yo gukaraba ariko badafurisha. Bakaraba yagenewe gukarabwa gusa. Nayo masomo nakurikiranye. Ibyo byose urabyiga urabimenya kandi ubimenya neza muri rusange cyane. Urumva ko ari ibintu bishimishije kuba ibyo byose warabyize. Ese umaze kwiga byaje kugenda gute? Okay, nyimara kwiga rero muri Home Golden White kubera ko bisa nkaho ari ibintu byahuriranye. Ni ibintu byahuriranye kubera ko natsinze kuri quiz ya mbere cyangwa se mu kiganiro cya mbere cyanezerwa. Noneho ngira n'amahirwe yo guhita mbonamo ikiraka muri Home Golden White. Aho ngaho ni Home Golden White noneho ibera agahebuzo. Nahise mbonamo n'ikiraka ubu ngubu mfitemo ikiraka mba ndi mu kazi buri munsi ku wundi. Yego. Ubundi wenda ngusubije inyuma gato uduhamagara kuri radio wari waturutse agana mu rugo ni hehe noneho ubu ngubu bimeze bite? Okay, bundi mbahamagara kuri radio. Mbambaga kuri radio narimerereye aho bita ku Kibuye. Ariko kavukire bwite ni hano mu karere ka Kamonyi ahangaha mu Ruyenzi, ariko nakunze kwibera mu Nce za Mugina kubera ko ni naho narangije kwiga secondaire. Ku Kibuye ubwo ni muri Karongi? Ubwo abantu b'i Karongi we banatwumva bagerageza bagerageza amahirwe. Urumva ko n'umuntu uri kure ashobora kubona amahirwe agatangira akiga. Mu buzima busanzwe batubwiye ko warabashije kwiga. Ese wize amashuri angahe warangije ryana? Okay, amashuri nize amashuri ataratu yisumbuye. Narangije secondaire 2022 2023. Nibwo nasoje. Ese kuki washoje ntutegereze uvuga ati reka mbanze nanjye njye kudepoza njye gushaka akazi biriya wenda byo kwiga umwuga muri rusange ntago njye mbishaka? Niye mpamvu wahisemo uvuga uti njye ngomba guhatana nzajye kwiga umwuga? Rero ibyo nabwo n'abadukurikiye iki gihugu ndetse n'isi muri rusange biri kwiruka. Ugiye kurindira ngo urategereza ngo amahirwe azaze akugweho ntuhaguruke. Wallahi nago
nta hantu wazagera. Rero ngewe ntago nigeze nazuyaza nkibona ayo mahirwe kubera ko nari nzi ko ari ibintu by'ingenzi mu buzima kandi bizamfasha mu gihe kiri imbere ngewe ndetse n'umuryango wanjye Imana nimfasha nkawe igihe. Ariko n'ubundi urawufite wenda n'uwawo gukomokaho ariko urawufite aho ukomoka. Kuri ubu ngubu nyuma y'uko utsinze mu gace ka Golden Quiz by'umwihariko mu kiganiro Nezerwa ndetse umuterankunga mukuru wacyo akaba ari Home Golden White ukaniga, ubu wavuga ko ari he ubuzima bwawe bugeze, wawushyira ku buhe munzani ugereranyije na mbere? Urakoze cyane, umbajije ikibazo cyiza. Undi buriya umuntu wese uzabona amahirwe yo kugira ahantu agera ntahave ngo igire hejuru yaho, uwo muntu nta kintu azaba ari gukora. Nanjye rero hari ahantu navuye nkimenya, kuva namenya Home Golden White hari naho ngeze. Hari aho navuye, hari aho ngeze kubera ko muri kiriya gihe ntago nabashaga kuba tuvuge wenda utuntu tworoshye cyane, ntago nabashaga kuba nakigura nk'amayinite. Utwo ni utuntu tworoshye umuntu wese nyine ashobora kwiyumvisha, ariko ubu saa izi ngizi icyo nshaka ndi kukibona kandi ikibazo ngize ndagikemura kubera Home Golden White ndetse no kwiga umwuga muri rusange. Urumva ko hari aho navuye naho nageze, niba mbasha kwikemurira ibyo nategerezaga ko ababyeyi bakemura, urumva ko araho navuye naho ntageze. Yego rwose. Ese mu by'ukuri ufite iyihe ntego muri rusange? Wabonye akazi ariko se muri wowe iyo wicaye uba wumva ufite izihe ntego ziri imbere, iyo witekereje imbere hawe hazaza ubu hatekereza iki? Urakoze cyane. Home Golden White n'ubundi isa nk'iyaje kubaka ejo hanjye. Gute yaje kubaka ejo hanjye? Home Golden White ikima amahirwe y'uko yampa ikiraka nanjye nkakoramo mu gihe kitarambiranye cyangwa atari imyaka myinshi iri imbere. Nanjye nteganya kuzaba ndi umuntu nanjye ukora nk'ibyo Home Golden yakoze ikama akazi, nanjye ngatanga akazi ku bandi. Icyo ngicyo niyo ntego nasetinze kandi ni umuntu azamuka aricyo kintu yifuza. Home Golden White ndabizi ko izabimfasha kubigeraho, nanjye nkaba umuntu utanga akazi ku bandi. Urumva ko ufite intego nziza. Nyuma yaho rero yo kurangiza kwiga ndetse no nyuma yo kubona ikiraka hari indi Golden Quiz yabayeho. Ese hari abandi baje kwiga uribukamo ndi mu bantu baje kwiga nyuma yaho, kuko niba wari uri mu kazi warababonaga, ninde wibukamo? Mu bantu nibukamo umusore witwaga Bosco waturutse Igicumbi. Umusore turi n'inshuti cyane kubera ko nyine twese twahujwe na Nezerwa, duhuzwa ni Quiz ya Golden Quiz. Bamwita Kwizera Bosco. Kwizera Bosco waturutse Igicumbi, ndamushuje hari niba ari kutwumva. Ubu ngubu se amakuru urayafite? Ubu ngubu amakuru yenda afite, nayo nzi ko ngameze neza cyane. Ubu ngubu nta kibazo ashaka kwiteza. Ubu ngubu nagira ngo nkubwire yuko arimo arakora nawe hano hirya, nawe yabonye akazi arimo gukora mu ruganda rw'umuntu nawe ushobora kuba uzi, umuntu bitanoza. Ndamuzi cyane. Umuntu bitanoza rero ukora iyo sabune bitanoza sopu, nawe ubu ngubu ndahamye yuko no Kwizera arimo gukora. Home Golden White baravuga bati nyamara ko mwigisha neza, kubera iki mutatanga abakozi? Niyo mpamvu rero haje ibyo ngibyo. Ndagira ngo amakuru yuko nawe niba utari uyafite yuko ubu nawe ari mu kazi muri rusange. Mushishikarize gukora cyane, nawe agere ahava nahagera. Ari gukorana n'umuntu mwiza kandi ndabizi ko bizacamo nashyiramo imbaraga, kandi ndabizi ko nawe arahatana kandi afite n'intege. Gira inama urubyiruko rudukurikiye muri rusange cyangwa se n'undi muntu wese waba udukurikiye muri rusange. Inama nagira rero urubyiruko rudukurikiye muri rusange n'undi muntu wese waba urimo urumva, urabona radiyo yumvwa na benshi, ntabwo ari urubyiruko gusa. Umuntu wese uri kumva radiyo, ikintu namubwira cyo ntabwo muri iki gihugu nk'uko nabivuze ndetse n'isi muri rusange biri ku muvuduko uhambaye. Wibeshye ukicara ugategereza ngo bizaba, wallahi nta bizaba. Haguruka, amahirwe ubonye yabyaza umusaruro kandi ntutinye. Shyira agatege mu byo utekereza, ibitekerezo bibikorwa. N'umuhanzi yabivuze neza bati ibyo utekereza bishyiremo agatege, ibitekerezo bibikorwa. Nanjye inama nabagira, ibyo batekereza nibashyiremo agatege, ibitekerezo byabo bibikorwa. Ibitekerezo byawe byabaye ibikorwa binakugeza ahangaha. Hari igitekerezo ndi kumva kije mu mutwe, iyo turi kuvuga kuri radiyo ni ikintu kimwe, uri kutwumva ni ikindi kintu. Rimwe na rimwe abantu kuri bya byo kudashyira ibintu nyambere cyangwa se kutumva uburyo bashobora kuba babanyambere mu gukora ibintu, hari abantu bavuga ngo sinatelefona nko kuri radiyo, ngo sinahamagara kuri radiyo ngo mvugane nabo. Wowe noneho mbwira wa muntu uba uvuga atyo kandi ashobora no kumva amahirwe ari kuri radiyo,
ugereranyije nayo wowe wabonye kandi waratelefonye kuri radiyo cyangwa se warakoze ibintu n'ubundi bisa nk'aho abantu benshi bakora bari kwishimisha, ni iki noneho wabwira abo bantu baba bavuga ngo njye sinakora ibi ngibi ngo kugira ngo batanyumva abandi bantu gutya? rero uwo nguwo wumva ko azakora ikintu kugira ngo batamwumva cyangwa se ngo kugira ngo bamubone, nta cyerekezo afite, nagerageze nawe nk'uko nabivuze ibyo ari gutekereza bizima nabishyire mu bikorwa, nibafata telefone bahamagare, amahirwe nk'aya ngaya aza rimwe mu buzima. nk'ubu iyo aza kuba yarancitse ntabwo aka kanya mba ndi hano ndi kubwira abadukurikiye mu gihugu hirya no hino, ndetse hari n'abari hanze y'igihugu n'ubu ngubu bari kunyumva kuri radiyo. iyo amahirwe aza kuba yarancitse rero ntabwo mba mfite uyu mwanya ahangaha, ntabwo ufite icyo kuvuga, nta kintu cyo kuvuga mba mfite. so abo bantu rero babitinya bavuga ngo ntabwo bahamagara kuri radiyo, ntawe umenya uburyo bwe aho buri, nahamagare agerageze nawe aze nkanjye na Bosiko ndetse n'undi uzaza. yego arakoze cyane. ni umuvandimwe Ismael Ishimwe Ali Kadafi watsinze muri rawundi ya mbere y'ikiganiro Nezerwa mu gace kacyo kitwa Golden Quiz. by'umwihariko akaba yari kudusangiza isomo yize ndetse n'ahageze. mwumvishe ko abatsinze mu bindi bice bindi byakurikiyeho nabo twagiye tuvuga ngo uwa mbere, urumva nk'uwo nguwo nawe wa presence abangaba igituma uyu nguyu nuko yabaye n'uwa mbere muri icyo gice, ariko urumva ko bagiye babona ahantu baba amahirwe atandukanye yo gukomeza. nawe ushobora kuba wanatsindira muri iki gice cyitwa Golden Quiz tugiye kwinjiramo no mu kanya, dore ko hano bamaze gutangira kutwereka ko turi kumwe mu byerekeye kuba baraduhamagaye, rero ukagira amahirwe yo kuba waba watsinda. noneho ndagira ngo wenda twegera ku musozo n'ubundi twinjira muri ka gace, kubera ko uno munsi amahirwe nuko muri bubazwe n'umuntu wabashije kuba yatsinda. Ari Kadafi niwe uri buze kubabaza, muraza kuduhamagara muri rusange ubundi ababaze ibibazo. urumva nanjye ubwanjye ibibazo yateguye nashobora kuba ntabizi, ariko namya yuko turi buze kuza gufashanya kandi bikagenda neza. Ari Kadafi adufasha abazi ibibazo byoroshye, aha amahirwe abandi bavandimwe. ikindi kandi nuko muri rusange ushobora no kugira ikibazo wamubaza ubishatse akagusubiza, mbega icyo wumva tutakubarije wenda ukamubaza bitewe n'icyo wumva ushaka kuba wamubaza. yego rero ubwo nyine nangira ngo mubwire noneho duhita tuninjira muri ako gace kuko karaba kanini, arabaza ibibazo ndetse n'abantu bagenda bamusubiza. nawe cyamutunguye yageze ahangaha ni icyishimiye uyu munsi. ikintu cyantunguye ngeze ahangaha ntabwo nari nzi ko muri studio uburyo radiyo ibivuga hanze outside, nari nzi ko n'umuntu biba bivuga kuri iyi. icyo kintu nicyo cyantunguye, nagezemo numva hari kwahita cyane, ahantu haratuje cyane kuri radiyo tugeze cyangwa n'ahandi hantu. ibyo nibyo byantunguye. ikindi kintu cyanshimishije nibwo bwa mbere ninjiye muri studio, nibwo bwa mbere ndishimye cyane ku byo mutabyumva. urumva ni ibyishimo muri rusange, kandi numvishije ufite n'ijwi ryiza muri rusange, ufitemo n'impano, kandi abizi ko mu byo twaganiriye wize indimi n'ubuvanganzo. urumva yuko ubishatse wazakomeza n'uno mwuga, kubera yuko rino jwi ryawe naryo ndumva ribereye kuba ryakomeza rikumvwa n'abanyarwanda muri rusange. haranasobanutse cyane, n'ibitekerezo utanga birumvikana. reka ubu wa mbere bivaho hari aho byaturutse, ni ya mahirwe yabyaje umusaruro atumye agera muri studio bwa mbere, n'ibindi byinshi biri imbere. reka dukomeze noneho twandike mu kiganiro, ariko ni byiza biza bisanga ibindi byiza. ushaka kuduhamagara muri kano kanya kugira ngo nawe ubashe kuba wabona ayo mahirwe yo kuba watsinda nk'uko nawe yatsinze, muri kano kanya uhamagara kuri 0788 0788 33 3 5 5 cyangwa se 07 0 karindwi gatandatu 0 0 96 96 nanone 96. ubwo rero turafunguye ka gace kitwa Golden Quiz. ubu waduhamagara kuri izo nimero tukakwakira. mbibutse ko mu gice gishize cyangwa abo turi kumwe ubu ngubu ni abantu batandukanye, ariko by'umwihariko uwitwa Clementine uri ahantu hitwa Gasogi akomeje kuba nyambere cyangwa se aracyabarusha amanota. hari n'uwitwa Iradukunda uri ahantu bita Gasanze, witwa Hakorimana uri i Rurindo, ndetse n'abandi bose muri rusange
tubahe ikaze kugira ngo muze musangire amanota cyangwa se n'undi wese kugira ngo tubone n'abandi batsinda kandi bashaka ayo mahirwe. abo ngabo bazatangirana n'ukwezi kwa munani bari butsinde muri kuno kwezi. ni ukuvuga ngo abo ngabo baraza gutangira n'ukwezi kwa munani. duhamagara rero nawe ubashe kuba watsinda muri rusange kuri nimero twari tumaze kukubwira ya 0788 0788 33 5 6 5 7 turaza kwakira muri rusange ariko mu gihe tugitegereje yuko babasha kuba baduhamagara tukaba twakongera tukamubaza ese muri rusange wabonye gute Home Golden White aho ikorera, wahabonye gute ubu ngubu habona gute muri rusange? Okay, Home Golden White rero ubu ngubu ahantu iri gukorera n'abatari arushaho kubufunga radio none ahangaha ikorera ku Kamonyi ku masuka ahazwi nko ku masuka ya papa. Rero ngewe uri kubivuga ndahaba ubuzima bwa buri munsi mu gitondo ndetse na ninjoro nihomba ni naho nkorera. So rero buryo nabonyemo Home Golden White ewa na ahantu n'umuntu gibura n'izina ryaho. Reka tubanze twakire uno muvandimwe Radio Imanzi. Allo Radio Imanzi. Allo oui, urinde urahagana he? Samuel turi kumana ku Mugina. Samuel turi kumana ku Mugina. Samuel turi kumana ku Mugina. Wakuri iki kiganiro? Yego. Reka tuguhe umuvandimwe akubaze rero. Samuel komera cyane brother. Soreza abantu bo ku Mugina. Barakumva cyane. Uri tayari gusubiza? Tayari. Noneho twagiye n'ikibazo cya mbere. Muri ibi bihugu ngiye kukubwira uri buze kumbwiramo igihugu kinini muri Afrika. Harimo Togo, hakabamo Seychelles, Uburusiya ndetse na Algeria. Okay, Algeria amanota yawe nibaye kwandikire abiri, amanota yawe abiri baguha amanota yawe abiri. Yitwa harya Samuel kumana Samuel ku Mugina. Urakoze cyane Samuel. Yarangiye na amanota abiri neza Samuel. Twamuhaye nimero kangahe? Samuel turi kumana afite katandatu koya karindwi. Afite karindwi. Ikindi Samuel turi kumana ni byiza kutsindiye amanota yawe abiri ku buryo bubona koroheye kuko wumvaga ushaka kubazwa ibindi bibazo. Komeza ukurikira ikiganiro kugira ngo uzagwize amanota n'ubutaha kuko nubwo ubonye abiri hari abandi bayarengeje. Rero birasaba gukora cyane. No vuga ngo kuwa mbere nk'aya masaha uzongere ugwize amanota yawe. Urakoze cyane Samuel. Arakoze cyane Samuel rero kuba aduhamagaye muri rusange akabasha kuba atsindiye amanota ye abiri. Nkuko twari turimo kumubaza rero ikibazo twari turimo kumubaza twavuga nyine uko yahabonye muri rusange mu gihe tugitegereje abandi bashobora kuba batsindira no mahirwe yo kuba batsinda muri kano gace ka Golden Quiz. uretse nanjye wenda usa nk'uwatangiranye ni Golden Quiz n'undi muntu waba warahaje nyuma. Nge mpamya ko iyo agiye kugenda ntago bifuza kuba yahava. Ntago bifuza kuba yahava ubwo kiba ari ikibazo cy'igihe. Muri Home Golden White rero ni ahantu heza rwose buri muntu wese yakishimira kugera. Ibaze nawe ahantu twakira undi muvandimwe. Radio Imanzi. Allo allo yagiye. Nkuko nandi kubivuga nyine ni ahantu iwacu zahabu ye. Nawe ucyumva zahabu ikintu gishamaje. Urabiza abazifite ntabwo bashaka kuzirekura zahabu, ntabwo bashaka kuzirekura. Nawe rero wageze muri zahabu urumva ntabwo kuvamo biba bigoye cyane. Ibintu utakifuza kurekura. Rero muri Home Golden White ni ahantu heza. Abantu nibaze biga umwuga. Birumvikana ko ahantu wiga bagahita gushakira n'ikiraka. Ni ukimara kwiga rwose umuntu ashaka umukozi n'ahandi bareba, ntabwo bareba ngo abandi bize hehe. Ni wa wundi we waje kwiga ngo muri Home Golden White ni wowe bahita bahamagara.
urumva ko ari ibintu byiza kandi bishimishije. Turabutse ko turi mu gace ka Golden Quiz. Golden Quiz ni agace gatoya gaca mu kiganiro Nezerwa ni ikiganiro kibagezaho ibyabafasha kubungura muri rusange. Ako gace rero kaguha amahirwe yo kuba wabasha kuba wabona ibihembo bigiye bitandukanye. Abenshi bagiye babona nyine ibihembo bitandukanye nk'uyu Ari Kadafi turi kumwe muri rusange, nawe yabashe kuba yatsinda abona ibihembo bigiye bitandukanye, abonamo kwiga, ubu ngubu afite akazi, byose abikesha Golden Quiz. Ese we ku giti cyawe ntago aya mahirwe nawe wayifuza kugira ngo ubashe kuba nawe wazajya unezerwa ariko aricyo ufite mu mufuka? Ntucikwe rero, hamagara zino nimero turimo kukubwira nawe ubashe kuba wahatana 0788 0788 cyangwa se 0773 ngayo nguko rero. Tumaze kwakira uwitwa Samuel uri kumugina. Samuel uri kumugina, ndahamya yuko ni ahantu wabaye wasanga unanamuzi. Amanota yacyuye muraziranye? Turaziranye. Samuel ni inshuti yanjye, twarangije turonko uraba yamfurowinze cyane. Mbega yagufurowinze ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, yahise abibona avuga ati nanjye ngomba kuhaba nk'umuntu tuzi. Nawe niyo mahirwe yiwe nyine. Reka twakire uyu Radimanzi. Halo hano. Oui, urinde uragana he? Ubwo ni Jean Pierre hano mu Bugesera. Jean Pierre mu Bugesera. Yes. Iki gice n'ubwa mbere gikurikiye? Ya, n'ubwa mbere nari nk'iki kiganiro ariko nagikunze cyane kabisa. Urashaka amahirwe nawe? Nanjye ndashaka amahirwe cyane. Babanze bagwe nimero ya 8 ubundi Kadafi akubaze. Okay, ndi tayari kabisa. Nimero ya 8 wayibahawe? Jean Pierre. Karame. Komera cyane. Komera. Mu Bugesera muraho? Ni Bugesera ni fresh kabisa, tumeze neza. Nzuriza abantu baho ngaho naho ndazi cyane. Na tuba tubakurikiye kabisa mu Bugesera. Twagiye noneho n'ikibazo cyawe. Yes. Igihugu cy'u Rwanda gifite intara enye hakiyongeraho n'umujyi wa Kigali. Yes. Muri izo ntara enye hiyongeraho umujyi wa Kigali. Muri utu turere ngiye kukubwira turi muri izo ntara enye havuyemo umujyi wa Kigali. Noneho urambwira niba dukora ku mujyi wa Kigali cyangwa tudakoraho. Yes. Akarere ka mbere ni Rwamagana, aka kabiri ni Bugesera, aka gatatu ni Kamonyi, aka kane ni Rulindo. Rero ikibazo kiragira kiti utu turere twose dukoraho? Wapi ntabwo twose dukoraho. Akadakoraho ni akahe? Bugesera and Rulindo. Bugesera none ntabwo bikora ku mujyi wa Kigali. Bugesera na Rulindo nyine uravuze ko Bugesera na Rulindo ntabwo bikora ku mujyi wa Kigali. Oya, nibyo bikora ku mujyi wa Kigali. Ibi none uturere tudakoraho n'utuhereye. Ubwo ni Kamonyi na we yakubajije ngo vuga uturere wumve yashije mutwe yavuze utudakora ku mujyi wa Kigali. Utudakora ku mujyi wa Kigali. Ni Kamonyi and Rwamagana. Kamonyi na Rwamagana ntabwo bikora ku mujyi wa Kigali. Yes. Niko wemeze. Aryo wavuze ko witwa nde? Yitwa Jean Pierre. Yes. Mumera amanota ye. Urakoze cyane gucyo amanota yawe 0. Kamonyi ni amarembo y'umujyi wa Kigali, ava mu majyepfo ku Ruyenzi. Naho Rwamagana yo urimo kuza muri Kabuga, aho Inyakariro. Nyakariro ni Nyakariro nyine niko basigaye bakaba bahita. Uzi ko nyine kera hari umusobanuzi wajya kuvuga ngo abantu b'Inyakariro, none ngo abavandimwe basigaye yita Inyakariro. Abantu b'Inyakariro, abantu ba Muyumbu, abantu hara mu Gicugana za Nyagasambu, hepfo aho ngaho za Rugende, turabasuhuje. Urumva ko yagiye yakwije amanota ye 0. Yihangane azagerageza ubutaha. Nawe rero wagerageza muri kano kanya muri rusange ukabasha kuba watsindira amahirwe yo kuzabona ibihembo bitandukanye bitangwa naho mu Golden White ndetse n'abandi batera nkunga bagiye batandukanye bagenda babafasha muri rusange. Turabutse ko tukiri mu kiganiro Nezerwa, turi mu gace gatoya, agace bita Golden Quiz. Ako gace gashobora kuba kagwa amahirwe. Turi kumwe n'umutumirwa bita Ismail Ari Kadafi wabashije kuba yatsindira Golden Quiz ya mbere, akabasha kuba yarabonye amahirwe yo kwiga ibijyanye no gukora amasabune agiye
atandukanye abyigiye ku ruganda nyuma akaza kubona akazi niwe watuganije nawe urimo kubaza abandi bagiye batandukanye urumva ko ari ibibazo biri mu bwenge wese yagakwiye kuba yamenya nawe rero muri kano kanya turaza kuza kukwakira ikiganiro nezerwa rero kiragufasha kugira ngo ubashe kuba wanezerwa koko ariko twibuka yuko ufite amafaranga mu mufuka ni kimwe mu bintu gishobora kuba cyakunezeza twakire n'umuvandimwe Radio Imanzi alo yagiye ndabona agiye ntago bibashe kuba byakunda ariko araza kubasha kuza kongera ubundi tumwakire muri rusange abantu bari ku magafone yanjye ya secret babihanganye n'insoka studio saa 8:10 bari bwo bamamagara baza kuza kubitaba ubu ngubu barumva bavuga bati koko se buriya ni Kadafi ni ari rero ni ari abantu bari mu kumuhamagara rero babihanganye araza kuza kubitaba mu kanya dusoza kino kiganiro mbega bumve yuko turi live hari abantu wenda bagira ngo ni ibintu twari kodinze ho ya ni live niyo mpamvu asababwira ati abantu mu muramamagara muri muretse ubwo nawe warumuhamagaye rero uburetse gato yaraza kumuhamagara mu kanya muri rusange abakunzi be byabashimishije bari kujya bavuga bati reka twumve ko ari we koko ngayo nguko rero ubwo nawe nk'uko twari tubivuze ya nimero iracyari ku murongo mu minota mikeya watsindira ayo mahirwe kuri 0788 5 cya 0730 760 na none aho ngaho rwose waduhamagara hari uwaje ndumva yagiye ariko turaza kumwitaba muri rusange barimo barabyigana ari benshi niyo mpamvu kubafata bitoroshye Radio Imanzi alo wi urinde uragana he ni Diane merereye mu Masizi Diane Masizi turi kumwe n'umuntu bita Ismail Ali Kadafi yego uri tayari naye kugira ngo akubaze yego ndi tayari Diane Imasizi reka baguhe nimero ya 9 kuko nimero ya 8 ari umuntu uvandimwe ufite 0 Jean Pierre ufite 0 reka baguhe nimero ya 9 Diane amakuru ni meza biteguye gutsinda yego niwe mukobwa nakiriye bwa mbere hano mu kiganiro bari bose barabahunga twagiye yego ni ikibazo kimwe ndi bukubaza ugatsindira amanota yawe abiri ndakubaza ngo amatora ya perezida wa repubulika yabaye ku wa 15 Nyakanga yabaye mu buryo budasanzwe yego tubwira impamvu bavuga ko yabaye mu buryo budasanzwe niko cyo bavuga ko yabaye mu buryo budasanzwe impamvu ari amatora yabaye mu buryo budasanzwe nuko yabereye mu cyumba kimwe cy'itora kandi harimo bari gutoreramo perezida n'abaminisitiri batoramo perezida n'abaki n'abaminisitiri abaminisitiri batubwire nyirizina tubwire ndikubwira nyine impamvu yabaye mu buryo budasanzwe nk'uko yarasanzwe aba yabereye mu cyumba kimwe cy'itora ugenda ugatoreramo abadepite ugatora perezida ugatora n'abadepite Kadafi nibyo arakoze cyane Diane igisubizo agishubije neza impamvu yabaye mu buryo budasanzwe yabereye rimwe n'abadepite mu cyumba kimwe cy'itora watoraga perezida uhita no gutora n'abadepite arakoze cyane Diane amanota abiri kuko wa mbere uzongera ukurikira ikiganiro kandi ubashe kuwagwiza amanota uzabashe kuwabona ibihembo bigiye bitandukanye yego murakoze cyane arakoze cyane Diane mu kiganiro kuba nabashe kuba yatsindira amanota ye abiri reka twakira umuntu wa nyuma kuri telefone Radio Imanzi alo wi urinde uragana he ni Valentine Uwase turi kuvugana Valentina Uwase uherereye agana he yego musurize Kadafi karame meza wanjye ni sawa shaka ndishimye cyane pe baje ngo uherereye agana he Nereye ku Mugina ikamonye Umugina ni babana abantu bo kumugina numva bagoflowinga cyane ni hafi cyane numva abantu bo kumugina mukunda hari Kadafi yego okay Valentine Uwase karame nshaka kukubaza ikibazo nawe nkaguha amahirwe ukazansanga hano muri Home Golden White ukaza kureba ibyiza byabo nshaka kukubaza ikibazo nawe ukabona amahirwe ukazaza hano muri Home Golden White ukaza kureba icyo nabarushije nta kibazo uriteguye okay ikibazo ngiye kubaza kiragira kiti
mu Rwanda tugira imigezi. mu Rwanda haba imigezi. imigezi ntabwo ndi kumva. mu Rwanda habamo imigezi, haba imigezi nyine itandukanye, imigezi y'amazi. habaho imigezi y'amazi cyangwa se rivers. inzuzi. noneho ngiye kuguha lisite y'imigezi tugira hano mu Rwanda. noneho wowe uraza kumbwiramo umugezi ufite ubujyakuzimu burebure kurusha indi. yego. Dufite Akanyaru, tukagira Rukokoma. Akanyaru. Dufite Akanyaru, tukagira Rukokoma, ntabwo ndi kumva pe. Valentina ntabwo turi gushyikira nta kundi Valentina. kumva Akanyaru uri gukurikiza. Valentina gutimo turamwumva arihangana, niwe wanyuma twakiriye muri kino kiganiro kuko tugeze ku musozo wa kino kiganiro. mbere yuko wenda tugera no ku musozo ariko dusoza ndagira ngo Kadafi ibibazo yabaje byose abi nimerote agenda avuga uko biri ku buryo n'umuntu wagira ubwo bumenyi bwo kubimenya aze kubigira. Abantu bari guhamagara ubwo twasoje Isango ni kuwa mbere, none natubwira ibibazo yatubajije, none agenda avuga n'ukuri kwabyo kugira ngo abantu bagire n'ubwo bumenyi. reka mbere ko kino narimbajije uyu nguyu wa nyuma Valentina wase ariko urimo kwihuta cyane kuko tujyanye. namubajije umugezi muremure muri iyi ufite ubujyakuzimu burebure muri iyi ngiyi ikurikira harimo Akanyaru, habamo Rukokoma, Nyabugogo, Nyabarongo. muri iyo migezi rero umugezi ufite ubujyakuzimu burebure kurusha indi ni umugezi w'Akanyaru. umugezi w'Akanyaru. noneho tujye ku kibazo nabajije wa undi wa mbere turi kumana Samuel. namubajije nawe yagitsinze neza cyane. namubazaga igihugu kinini muri Afurika kurenza ibindi. harimo Togo, harimo Seychelles, harimo Burusiya ndetse harimo na Algeria. yagitsinze rero igihugu kinini kurusha ikindi muri Afurika ni Algeria. wa wundi wasubije witwa Diane yasubije icy'amatora nawe yabisubije neza cyane. impamvu amatora yabaye mu buryo budasanzwe ni uko yabereye rimwe n'ay'abadepite, utora perezida utora na depite. noneho u Rwanda rugizwe n'intara enye. muri izo ntara enye harimo umujyi wa Kigali wuzuza intara ya 5. dukuyemo umujyi wa Kigali tubwire uturere tune turi muri izo ntara zisigaye usanga dukora ku mujyi wa Kigali. harimo Rwamagana, Bugesera, Kamonyi ndetse na Rulindo. uriya muhungu rero ntabwo abanje gushishoza rwose. utu turere twose namuhaye twose dukora ku mujyi wa Kigali. ibibazo byari ibyo ngibyo. urakoze cyane kandi turagushimiye muri rusange kandi waganiriye neza kandi na wumva wakangurira n'abantu benshi kugaruka muri Home Golden White bakaza nabo bakaronka ibyiza byabo. murakoze namwe. byari byiza cyane no muri rusange. ngewe nari Ishimwe Eric Expert nakagaruka, nanjye ndi Ishimwe Josue Maripasi. wakoze cyane, uzagira weekend nziza, uzaronka amafaranga ariko amafaranga kwa bakoreye n'abadukurikiye mwese muzaronka amafaranga ariko amafaranga mwakore muzabashe kwinezeza muri rusange ariko nimuzasesagura muzi ko no kwambira ahari muzagerageze kwinezeza ariko mu bushobozi bwanyu. murakoze cyane rero turabashimiye. mugire Imana n'amafaranga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. urakoze cyane. Golden White iri ni rya shuri ryabaye ikimenya bose mu gutanga ubumenyi bufite ireme kandi mu gihe gito. ese wifuza kumenya gukoresha mudasobwa, kudekarara serivisi zitandukanye nk'iz'Irembo, Rwanda Revenue Authority ndetse n'izindi? igisubizo nta kindi, gana Home Golden White tugufitiye abarimu b'inzobere bakugeza ku nzozi zawe. namwe mwifuza kumenya gukora, kuvanga ndetse no gutera amarangi y'amoko yose, yaba y'amazi, amavuta n'asigwa ku mamodoka, nimutugane tubigisha gukora amavuta yo kwisiga y'amoko yose. namwe mwifuza kumenya gukora amasabune y'amoko yose, yaba asukika, liquid soap, ayifu, powder soap, nakomeye, solid soap ndetse na shampoo, nimutugane amarembo arakinguye. akarusho kandi abiga gukora amasabune mwigira ku ruganda mukarushaho gukarishya ubumenyi. namwe rero mwifuza gutangira business zanyu tubigisha tukanabahugura uburyo watangira business iciriritse kandi ku gishoro gito cyane, nawe ugatangira gukirigita ifaranga. kubifuza kutugana mwadusanga aho dukorera mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Masuka. mwanaduhamagara kuri 078 191 854 0 cyangwa 079 82 20 8. Wow! Home Golden White ubaye igisubizo ku Banyarwanda.